ariyo yose itaza yabadebekeye we na Paveri n'urwego rumwe kandi ngira ngo mwabibonye bose nabazamu beza aho twavuga ko tukomparinga 11 kuri 11 ntekereza yuko ndamuferesta n'umuzamu mwiza ni nawe n'ubushize niwe watumye tuguma mu mukino kuko yavanyemo penalty ya Baka ntekereza ko ku kigero kinini yagize uruhare rukomeye cyane mu kugira ngo twikarifiye muri demi finale ibyo ni kimwe dekeraho kuzajya usuzugura ama equipe ko turavunika niba ugiye kuri mikoro ubaha ikipe yari yose bagiye mu kibuga ishaka gukina ibyo kugenda amakipe amwe ukayambika ubusa andi ukayasuzugura ukavuga ko nta kigenda n'ubundi ari ukurashya imigeri please birababaza cyane kandi please ibyo bintu ubikoreho na mbere abakinnyi bacu bagomba kumenya ko igihe cyose ari underdog rero iyo uri underdog wirinda kujya munsi ya dogs ukagaragaza ko utari underdog that is it aba bakinnyi bafite byinshi byo gukora muri kariyeri yabo urebye mu yene ndaje ya Gasogi ni imyaka itarenze 23 abakinnyi rero bafite icyo bagomba guharanira igiye kurebera imazirimo nkuru